Shoti muteze amatwi Radio Rwanda namwe mwese bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Agakambyo gatega iminsi. Wanditswe na Munyaneza Innocent unononsorwa n'itorero ndamutsa. Kwiga ni byiza cyane. Burya kandi muri iki gihe tugezemo nta wundi murage waho umwana wa atari kujya mu ishuri. Ariko se reka mbabazi. Abajya kwiga cyane cyane nka za kaminuza bagamije kwibonera ipapuro gusa ngo bakunde babona akazi, mwabagiriye ihe nama? Aho si bamwe basebye ireme ry'uburezi hanze aha. Nimukurikira umukino. Uri mukobwa wansabye kumusobanura akaba atarangiraho kuko ari hehe. Kandi ubu nakwigendera maze nanjye nkareba. Nguri yaraje. Yibeshya agatinda ngarebe ko ntigendera. Nizere ko nagutindije cyane. Kuninza gusasa aho. Maze nari ngiye kwigendera. Shabasi imbabarira sinzongera. Sibyo? Byose birahagije. Nkora ikisi. Nta kazi igihe cyanjye kubera wowe maze ugere ikiho no kuza igihe wishakiye. Kwanza rekana nigendeye mbivuyemo. Sha wambabariye koko. Oya kose nda. Mbese nshikiro cyose ushaka ari kungirira impuhwe twige, sibyo? Utansobanuriye n'ukuri risomo nazibonera zeri zinze neza. Okay. Ubwo yemeye ko ngucikira rero nishakiye. Noneho reka twige. Ariko nizere ko icyo nza kuguca cyose ukemera. Ahubwo saho ibyo uza kunsha byose ndabibona. Hari n'umudamu w'inshuti yanjye ushaka nawe kumusobanurira. Kandi hari icyo gusa we ko shimye uri inkumi nguciye iki 10 wakema. Ubwo urabona uwo mudamu namurya wiki. Nyamara uri kwigira umwana muri ya feri kandi nzi kuzabyungukiramo. Oya mbyungukiramo nese. Yehe urabizi kuzandodera memoire. Icyo ndakizi. Kandi ngewe nkaba ntacyo mfite cyo kuguha. Uretse ibintu nyine by'ubucuti bwacu gusa nta kindi subizi se. Ngo ntacyo uzanyishyura. Subiza hari icyo ngira. Keyo uzaba urimo kumbigenza aba ndimo kuyikutodera zizaba zihagije. Nirangira ntazihaze nzagende nipfire rwose. Ndabivuze pe. Ko nanjye mparise kugira ngo nziguhate nzaziguha rwose ko byifuza. Uwo mudamu rero ifite shahu. Ifaranga uzamuca yushaka ararifite. Niwumva saho bwo kutangiye kuca kenge. Karaje. Ega nasanze we tuzakurana. Wenda kubwe ngo unyiteho nkorera icyo nkwifuzaho cyose. Maze rero ngo ndagukiza. Byihorere wo. Ubwo uwo mugore nkubwira. Umugabo we ni umukadere muri banki imwe ikomeye hano mu gihugu. Muri banki? Mfasha. Ahinduranya amamodoka nkuko mpinduranya imyenda yanjye y'imbere. None nawe arifuza umuntu. Kokano siko. None rero igitekerezo cyiza cyane. Kandi shat nitwari twayobewe. Amfa byihorere. Turimo kwiciragura twibaza aho bazatwakira hasobanutse nyine heza. Ceceka ahubwo ceceka ahubwo banza ruriyuje. Reka turebe. Se buriya najyaga muciriyera rimwe na rimwe kumbe twigana. Aho koza nicyo kigukumbe nirebeshamo. Ese burya naho wambwiraga mwaje kwigira mutete? Nabashatse sha muri iyi batima yose. Nendaga gukubita amavi hasi pe. Mukomera ariko. Komera cyane. Mere cyane. Karibu twiga ahubwo twatinjije undi mwana. Uyu mutipe se mujya mumenyana? Sha ukubize se ko ndi umuviziteri mu ishuri. Urumva napfa kumumenya koko? Gusa ndabona amaso ataraye. Nako ndabyibutse. Ni wowe ukunda gusubiza mwarimu iyo naje kwiga, sibyo? Uyu rero niwe muhira ujya wumva wahiriwe n'urugendo ujya wumva duheka twese mu ishuri. Ariko muteteri nawe yarahiriwe ye. Atarakubeshya ndi umunyeshuri usanzwe nk'abandi. Rwose nizeye ko ari we wambwiraga uzamfasha muri ka kabazo nawe utawewe mutete, sibyo? Amfasha banamubukinze hakiri kare ngo batazamudutanga tukazisanga ku ruhu nka cya kirongo. Nyobe ubwenge se. We mubwira amanota wifuza kubona ku gitabo maze urebe uko akora. Kurebaho. Aya nabona yose. Icyo mfa ni igipapuro nkitahira. Muhi urakindodera se? Ibyi wanjye ni nko kuzimya buji. Wowe tindaho gato gusa. Ariko nyine nanjye mukandebera gatubutse kuko nicyo kintunze. Nushaka n'imodoka nzayiguha. Ariko nyize igisuzuguriro. Mbere sanse nk'abandi. Ubwo nabyumvise rero. Kera ko icyo utazashaka. Reka
twigira iki kigugu rero nabazaniye mwarimu akunda gukuramo ibibazo. ariko rero mada wibuke ko ugomba no kudusabira stage handi umugabo wawe akora hari wambwiye icyo kintu nyine hari icyo mwamburana se mwebwe muhumure yenda muzayibone mwebwe mwenyine njye nzajya kwishakira ahandi kuko ntaho mpezwa mwe mwiturize gusa ibyanyu nzabyirangiriza ngaho nimurambura icyo kigugu twige. abagira imwe murya ibihiye koko mbega imodoka ifite komfort. ibyo byo rwose nanjye ndayemera. hari igihe mfata ya madamu nawe yatwaye iyanjye nayicaramo rwose ukagira ngo nicaye mu ngorofani. abayobozi murakimara rwose. ariko nawe ushatse wayigura nawe uri we. abayobozi baratandukanye da. ubu se kuri chef wa administration ya banki yose njye nkaba ni branch manager duhuriye koko we nshonga. sinjye wabigizemo uruhare se ngo ubone promotion. ndabizi da ahubwo se nzagushimira kugeza ryari. reba aho parika ahubwo hasobanutse muri uyu mujyi wanyu maze nkomeze ngushimire. wanyweye aho umuhinzi yakuye inyoni. reba uri umuhungu wanjye. wambura n'ikizi gusa nawe ujye wibuka nyine icyo nahagushyiriye. yego ndabizi rwose. ndabizi ko umugore wawe atagomba kubura amafaranga azunguza mu gihe cyose nyiyobera iriya shami rya banki mwanyihereye. nanjye rwose nzajya nkukavaringa uko nshoboye ku buryo rwose ntawe uzamenya idiru yacu. gusa ikintu ngushimira ni kimwe. ikihe se abantegeka? ishami ryanyu rivugwa neza uko mwakira abakiriya neza. nimukomereze hariya rwose. bizatuma na za diru zacu nyine zigenda neza ku buryo ntawe uzadukeka ko dukoresha amafaranga y'abandi mu nyungu zacu. nubwo dukamizo turagiye nyine tugomba no kuzifata neza ntituzikeneshe nazo uzibonye ntatekereze ko tuzikama nayo mu ihembe. kuva wagera ku buyobozi bwa ririya shami rero abakiriya bacu rwose hari iwanyu bariyongera cyane. yego. kandi bo ubwabo rwose bivugira ko iwanyu umukiriya ari umwana. icyo nicyo nabanje gushyira mu bakozi dukorana nkigera ku buyobozi. nubwo nyine hari izindi tuba twikinira ku ruhande batamenya nyine tuziranyeho njye nawe. nibyo rwose. ubundi gahunda ziragenda neza cyane. nibyo. wakubwira amanota wampesheje njye waguporopoje abandi bayobozi tuyobora na banki. ubu ngubu rwose uwo nshaka wese namuhisha akazi kuko bazi yuko nkorana n'abantu b'inyangamugayo nkawe. nibyo rwose. humura nanjye sinzaguhemuza gusa nawe ugomba kubigiramo uruhare. abo bagenzuzi bakazaza amafaranga y'abandi rwose mwayagaruye ntazarangiriza ubuzima bwanjye mu munyururu. oya ntubizi se ngewe ko buri gihe cyose mba ndi maso. kandi umugore wanjye nawe urabizi ko iyo mubwiye ngo abagenzuzi bagiye kuza ahita arekera ibyo yakoraga byose ubundi agahita nyine kugeza aho ayo tuba twafashe. yego. rega nta kundi twakira natwe tudakamye izo turagiye. niyo mpamvu nyine tugomba kuzikamana ubwenge kugira ngo tutazazikenesha bakatuvumbura. reka twigere muri aka gahoteli nako ntacyo gatwaye. bapfa kuhabotsa neza kuko iyo naje muri uyu mujyi wanyu mba nshaka kwirira inyusi zimeze neza gusa. aha ndahizera rwose n'abantu banjye barabizi ko batankora ibyo nifuza tutakiranuka. wasanga unafitemo imigabane ntawamenya. vuga ahubwo igihe kimwe mbapangira ibiraka nko ku kazi iyo dufite iminsi mikuru nibo baza bakishingira ibyo kunywa n'ibyo kurya byose. ntiwumva se gusa urumva bapangiye ikiraka nk'icyo bakuvaniramo aho. nyine urabyumva ntibagomba kumvaniramo aho. rega dushishe turya wagira ngo se turahirirwa. gusa buriya nanjye mba nkwigihe ikintu. ikihe? sugira ngo aha hantu si heza koko. ni heza cyane. naho abayobozi rwose. reka dusohoke rero turebe aho twicara. nibyo rwose.
ukampa yanjye nkaza kuyasoma agacupa ku mugoroba n'abandi bajama banjye. ariko mama ubwo se nta nubwo ukumbuye gusangira icyayi nanjye? Icyo mbakundira iyo mufite icyo mudushakaho muradokonda mukiva inyuma. amve nkiyoroze mbese kubera iki se? Ndabazi sha nyakubabyara n'umwe. Urumva dutinze kurangiza nkaguha igitabo cyawe ukakivuga maze nkareba ko uzongera kunyikosa. wowe uzakora ugire n'akantu atari mu mutwe gusa ukangisha maze urebe ko hari ahandi nzajya. Mbese nkagira nka yuriya mugore twigana ufite akayabo kayo. Ariko amafaranga harahari koko. Mbega amafaranga ariya se ko arayo wabonye? gusa buriya nawe watangiye kuryaho wayamaraso kuva bamwemereye kumudodera amatepa asigaye ukazamukorera raporo ya stage ubundi bwa nyuma na nyuma ukamudodera memoire. icara kashi zikugereho wumirwe araziguha wumirwe. nayazane niko bimeze. aya mezi dusigaranye ngiye kuyabaho nk'igikomangoma nanjye. Nuko ye. rwose none hanyuma uriya mutagira w'umudamu ngiye kujya nyamukamamo bitinde. urumva ubundi ngerekeho gufatwa neza nk'umwana mwiza nkawe. urumva ntasingizwa ahubwo nyagasani wanyihereye umutwe wanjye none nkaba nkuboneye ibyo ntari kuzigera mbona mu buzima. yaguhaye ubwenge nyine nanjye impa ikimero cyiza ubona ukankorera icyo nifuza cyose. si ibyo se twese dufite ibyo dushima di. ahubwo se buriya wowe mu gihe nzaba ndimo kukudodera igitabo ntuzimuka ukaza iwanjye mu igeto kugira ngo nyine nzakirangize n'icyicumi wawe nkimazemo. sibyo ko nzi ko nimara kukigushyikiriza ntazongera kuguca iryera. ko ntafite kashi nk'izuriya mutagire kazi se ngo nanjye nziguhe nkorere icyo nshaka. ko nyine niba ari ibyo ushaka nzimuka nza ariko mbone nava muri aya manyango y'amashuri. erega ntimukaturenganye nyine nta kundi uretse kubagezaho icyo mwifuza natwe tugaporofitiraho nyine. ubu se ntifitiye ubwenge bwanjye mwankurikiyeho ubundi nari gupfunda udushumi tw'inkweto zawe. bakega rwose. none se nyine ko ikibeshejeho ipusi ari amata shaka urebe ko hari aho ipusi yawe izajya. cyakora mu bintu ngukundira bizajya bituma ngukumbura kera twararangije. nkubona mu bimodoka by'ibikoko nk'icyuriya mugore wanyeretse uyu munsi. uri umukobwa nabonye uvugisha ukuri muri iyi si ya rurema pe singiye kukubeshya rwose. nibyo none se ngeho nkubeshye imana yampaye ubwiza kugira ngo mbubyaze umusaruro. bwiza gusa saho ntabwo rero nakwiteza uri saa kintu nta kintu ufite ku mufuka kandi abafite barahari bandwanira. ku mugani wawe nyine profite ubu gifite nimero yo kuntera naho ubundi wabihomberamo rwose. ngo nta kundi nyine ndakuramo icya 10 nanjye vuba vuba. ahubwo se hariya muri banki uriya mugore agiye kudushakiramo stage uzava nta mubosi wahakuye. ko nabo mbazi batajya batinza. uzaza ajenjetse nyine nawe nzayamukamura mu ndakina. si ibyo ngewe se ngiye ngenda nicaye mu yanjye muri uyu mujyi byangwa nabi di. ahari uzagutwe tuhave nta kazi wakuye. waba uri uwa feke rwose. icyakora nawe nubwo uri mpanguye ujya unyaruka ukampa agatekerezo gafatika da. ntiwumva se. bakongera ikindi cyayi ndishyura rwose. niyaba kari n'agacupa. urabuzwe n'ikize ko wantanze kumenyana n'uriya mutagire kazi. harya ngo yitwa Teresa. nuko yitwa rwose. noneho iyaba yari azi ko ibyo yankoreshaga byose ari we wabikoraga yari kuduha kubye kabiri yaduhaye ubu. nuko sha warakoze kuncuruza umbeshya ngo niwe byose uba wabikoze. nuko nyine nanjye utigeze umfata nabi. naho ubundi nari kubareka maze nkareba uko mubyifatamo. urumva hari kera nyine ubu ibintu bigenda byikora we ifaranga. nzabambarirwa hisi yacu igana rwose. aho uba wivunira ubusa wibaza ikibazo nk'icyo ahubwo mbwira abo bana nzabakuzanire ryari cyangwa ntuzabakira. harya ngo ni umuhungu n'umukobwa. atazi wa mukobwa ni na mwiza ntukine umushyize nko muri katoma keya yahava bongereye abakiriya kubera uburyo akurura abantu gusa. ukuntu ari mwiza. naho uwo muhungu sinakubwiye se ko ari kontabirite yigendera yigize umuntu ahubwo azabacike mutamuhaye akazi muri banki yanyu muzaba mukibaze nabi
nkurikije uburyo kaminuza yose imwemera. niba batandukanye nabo biga ku ihange muri iki gihe navugaga ubwo tuzaba tubireba. niwe utugize. yewe reka ninjire, ndabona uwari urimo asoza. mwiriweho. mwiriweho neza. nimushyike ku gatebe ubundi mutubwire icyo twabafasha. murakoze cyane mwana wanjye. ubu rero ndaje nkumpe ku mafaranga bambwiye ko ari mwe muyatanga. nibyo, hano tuhabereye guha abakiriya bacu ibyo bifuza. none se amafaranga mushaka nagenda atemuze? nizere ko bagusobanuriye ko hano ari muri serivisi itanga inguzanyo ku bakiriya bazishaka. cyane rwose. ariko rero uriya musekirite wanyu uri hanze hariya yari yanze ko ninjira hano ngo nta mafaranga mwampa. nibyo se? oya, si byaraguhemukiye, nta n'umwe duheza. amafaranga se ko ari ayanya abakiriya. oya ni ukumuhwitura rwose. ahari yarandebye indeshyo n'intambuko n'imyambarire yibwira ko nta mafaranga nabona ahangaha iwanyu. mwihorere muze, buriya turaza kumubaza impamvu ashaka kujya abuza abakiriya bamwe uburenganzira bwabo. ahubwo nimumbwira iby'inguzanyo mushaka numva uko bimeze. mwana wanjye rero, yego, ubu reba mfite amazu menshi muri uyu mujyi banki yanyu ibarizwamo. amafaranga abapangayi bose banyishyura, bayanyishyurira kuri konti yanjye iri muri banki yanyu. ni byiza rwose, natwe twiteguye kubafasha uko mubyifuza. ahubwo se ko musanzwe tunywa agakawa, namwe tubaheho. mwana wa, umva rero dore uko ungana. urabona uko ungana uku? ndakubona. sinzi guhuha mu gikombe nshyuha gusa. bya bindi bazungaguza ibikombe by'ibikoma bakira hirya bakubita no hino. ndakurahiye. ari karufuruku rwose nkagusanganye twakumvikana. muze, ndakumva umwana mu wa. kazi ntikahagera keretse ku mugoroba iyo dukitse akazi. nuko mwana wa. naho rero ibyo nakubwiraga, ndashaka inguzanyo yo kwivugururira amazu yanjye nkayasubiza ubushyashya rwose. ndakumva. maze nkarushaho kugira icyo nzajya nyakuramo gifatika mu minsi iri imbere. ntubona ko ngeze mu zabukuru? none se mwaba mwarebye umuntu bakorera devi y'icyo ayo mazu yanyu azatwara avugururwa? wowe ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa. ni imifuka mikeya ya sima, amakamyo y'imicanga nka 50, aya matafari nka 80. Oya, urumva muze. ni amafaranga makeya. ahubwo mwebwe mugende muri umuntu w'umuhanga mu by'ubwubatsi, ahabarire neza ku buryo bwanditse no kubyumva. hanyuma mushake n'ababihugukiwe babarebera agaciro k'ingwate mwenda guha banki kajyanye n'ingano y'amafaranga muzaba mushaka. ubundi abarebere n'uburyo mwinjiza n'uburyo musohora. no kubyumva. ubundi murebe n'ibyangombwa bisinyweho na noteri byerekana ko ayo mazu ari ayanyu, maze ibyo byose mubituzanire. niko mwana wa, ibyo bintu munyaka ko ari byinshi nabikurahe. niko bimeze muze, ahubwo tubafashije kugira ngo na dosiye yanyu yihute vuba. hano tuhafite urutonde rw'abantu bemerewe na banki nkuru y'igihugu bashobora kugufasha guha agaciro ingwate yawe. mwana wa, urakoze kumpa amakuru ahagije sha. icyo nicyo tubereyeho hano muze. tubereyeho kubafasha rwose. ahubwo reka ngo ufotore urwo rutonde, hanyuma uzarebemo umwe umuhamagara azabigukorera. hanyuma ndakuha n'urundi rutonde rugaragaza neza ibyo uzaza wujuje kugira ngo deposit dosiye yawe isaba inguzanyo. yumva si kuwa mwana we rwose uravuga neza rwose. nari kugira iwanjye byose nabyibagiwe. rega mwana wanjye nk'ubu ngubu nkatwe uko tugeze ahangaha ntabwo umuntu aba agifata mu mutwe ngo byorohe. hano abatindije, reka mbetwe turi sitende hano hari utafite hano. uraza kuza gusohora utundi ariko narangije kugufasha. yumva si mwakire. mwana wanjye rwose urakoze cyane, ungana na beransire wanjye, maze uzigara amahoro. mwana wanjye imana izagufashe rwose, urakora akazi kawe neza pe. ariko mwana wanjye ibyo ukora warabyize koko. kandi muzagaruke vuba rwose tubihera amafaranga mwivugururira amazu yanyu. ntiwumva si nuko mwana wanjye urakagira imana uragahura n'amata ku ruhimbi ndetse urumva mwana wa rwose pe. umukoresha wawe ni umuhanga rwose waguhisemo rwose pe. maze urakoze. yego. urakoze mwana wanjye. nakiriye benshi none uyu musaza aranshobeye. bite birababye? uyu musaza se duhuye asohoka iwawe ubanza umuhaye serivisi nziza mbonye ajyanye akanyamuneza. ko ari inshingano zacu kwakira utuganye wese neza se,
gusa burya amafaranga ari ntavuga. kubera iki se? Urebye ukuntu umusaza ameze ntiwakeka ko ari umukiriya wa banki wibitseho amaze akodeshwa muri uwo mujyi dukoreramo. ahubwo se menya ko yaje iwawe sinakukubwira ukamwakira neza utitaye uko agaragara. uriya ni umukiriya w'imena wa banki yacu. bamwita nyir'ibintu. icyakora bimpaye isomo ko kuva ubu rwose umuntu wese nzajya mwakira nk'amata y'abashyitsi ntiyitaye ko agaragara inyuma. ndamubwiye ngo dusangire ku gakawa yasanze ndimo kukanywa. aranseka cyane ngo yabera ntajya ashyuha gusa ngo yenda ku karufura yagerageza. abasaza se abasaza ni kuriya nyine. ariko ushaka wabyambariye rero umuntu wakwima stage rwose usibye no kuba dufite uwo twohereje sinzi uko yaba ameze. genda nawe ujye uvana ibikabyo aho ngaho gusa urabona naberewe. kuberwa gusa se ahubwo se we biro yatubwiye twinjiramo ni iyihera kubanza ari iyi ubanza ari iyi reka dukomange twinjire. karibu injira. mwaramutse. mwaramutse neza. niba ntibeshye ni mwe Muteteri na Muhire. ni twebwe. ntabwo wibeshye. nimushyike ku gatebe rero hanyuma tuvugane. yewe murakoze cyane pe. amakuru yanyuze ni meza. ni meza pe. ngo mwigana na madamu wanjye. turigana cyane. ni umumama wacu dukunda cyane udufasha muri byinshi. kandi yarambwiye ngo nimwe mumufasha cyane. oya buriya turafashanya. nubwo rero madamu yabambwiye sinabura kubibwira. yego rwose. njye nitwa Gatama nkaba ndi shefu administration hano. ubwo n'ushinzwe imiyoborere ya banki. ni nk'ibyo mbese. ngaho rero namwe nimumbwire. nanjye nitwa Muteteri naho mugenzi wanjye akitwa Muhire. nk'uko madamu wanyu yabibabwiye tuje kubasaba umurimo wo kwimenyereza muri iyi banki yanyu kubera ko twiga icungamutungo muri kaminuza. ahubwo se abana beza nkamwe ninde wabima stage? umva se urakoze rwose. gusa nizere ko amabaruwa asinyweho n'ubuyobozi bwa kaminuza yanyu yabasabira stage muje muyazanye. yewe ngaya rwose twayazanye. nimwakira ahubwo. ndabona ko asinyweho n'ubuyobozi bwanyu. oya si bayasinyeho rwose. nizere ko mwize ku mikorere y'ibigo bicuruza imari nk'ibi. cyane rwose dufite icyo tubiziho. none se ikintu cya mbere hano twitaho kandi kitubeshejeho hano ni iki? wowe musore. ni umukiriya rwose nta wundi kuko ari we wikora akazana imari ye hano ngo muyimubikire. ndumva icyo niba mukizi ahasigaye mwatangira stage yanyu. murakoze rwose. murabizi ko ugomba kuvugana n'umukiriya wambaye neza. ibyo turabizi. umusekera n'ibindi byose byagufasha kugira ngo umureshye. ariko ndabona Muteteriwe rwose ahari asanzwe azi akazi kacu dukora. kubera iki se? ndabona uburyo agaragara nanjye ntatinye kumubwira ikibazo cyanjye. burya gutebya ni ngombwa mu buzima si byo se? nubwo mwaba mutebye ariko sinabura kubashimira uko mwatwakiriye kandi natwe turabizeza ko tuzabakorera neza mu gihe cyose turi hano. nuko ntimubizi se ko iyo mubyitwayemo neza mushobora no kuhaboneramo akazi? hari ukundi se kaboneka tutagapiganiwe mu gihe habonetse imyanya? niko bimeze ariko murabyumva nyine iyo upiganirwa akazi nawe usanzwe wimenyereza umwuga n'ubushobozi bwawe buba bwaragaragaye biroroshye rero guhigika abandi bavuye hanze. mbese mbyifurije rero stage nziza hano iwacu. yewe murakoze cyane. reka nze mbajyane ku uzaba bashinzwe ni nawe uzabaha amanota y'uburyo muzamwakoze muri rusange. oya turabashimiye rwose. bikoye urundi imbere si muzehe ruteranara ndabona ari we nako niwe rwose. reka mpagarare musuhuze ndebe ko yamfasha mu kabazo mfite. komera muzehe.
komera Nyangwe. yewe Niko yi. uraho neza. Muraho murakomeye. Reka nsohoke mu modoka tuvugane. Ubonye nagushakaga rwose. Nuko rwose. Muraho neza. Muriho. Yewe gira impagarike n'ubugingo. Komera. Urakomeye. Yewe nanjye ndaho. Sugira ngo ngewe uyu mpagarike ndayifiteho kagira Imana we. Ko ubona dukata mu mamodoka ngo dore abantu hano. Umvari. Burya rero Nyangwe nkubwire. Ndakumva. Iyi Imana ikigutije umwuka wo guhumeka. Impagarike ubu yifite burya sha. Yego nanone kandi urabizi ko iby'iki gihe ari gatebe gatoki. Iby'isi ni gatebe gatoki. Uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka ukundi. Ngiye isi tubayemo nuko imeze. Bite se murimo kugana he ngo mbunguruze ko ngewe ndimo kubongera nka roho mbi. Yewe ariko nzi ko numva amaganya yakwishe biti byawe. Ngira ngo se ndorohewe sha. Urayarusha Yeremiya wa wundi wo muri Bibiliya. Dore jewe nari ngiye gushaka ikamyo yo kunondera imicanga. Ndashaka kuvugurura amazi yanjye nkayongerera agaciro. Ariko se mwebwe muyakorera ko twebwe twahera. Ariko si yaburiye. Maze wongeye nkubonye nagushakaga ngo ndwaneho nko kujya ubigenza nikemurira akabazo. Ariko si niko Nyangwe. Ndakumva. Ayo mafaranga muyaburirahe. Mu mabanki amafaranga ntiyuzuyemo. Mwebwe muyakura. Amafaranga ntiyuzuye mu mabanki. Mwagiye mujya muri banki mukayakurayo mugakemura ibibazo byanyu mutagombye guseguza no gusega gusaba mugasaba nabo mwimye. Yego ndabyumva ariko twajya kuyaguhana ryari shane. Usanga bajya muri ibyo bya birokrasi byawo ukajya kuyabona sabahera yaheze n'icyo wayashakiraga kenshi cyarangiye. Aho ngaho rero nahandi. Ariko hano hirya rwose kwa Mishiri amafaranga barayatanga pe. Hari umwana w'umukobwa izina ni ryo muntu ngo yitwa Bera ababyeyi. Ariko nibera ababyeyi ko kunda kubwira uterana. N'umwana rwose umwana warezwe koko. Ibyo nyibyo bihuriye he nibyo twavugaga. Umva kandi wowe ndakubwiye ngo bihuriye he. Wowe ndakubwiye ngo nyarukira muri iriya banki iri hano mu masangano y'imihanda. Ndayibona rwose. Ariko sinjye mpuriramo nawe uje kubitsa cyangwa kubikuza. Cyane rwose. Nuhagera rero uranyarukira muri serivisi itanga inguzanyo. Yego. Urahasanga umukobwa utagira kwasa rwose. Yakirana abantu urugwiro rwinshi. Cyese ndabikinisha. Uterana ndakubwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri rwose. Urahava guhaye inzira ya hafi wanyuramo ukabona inguzanyo ukikemurira ikibazo. Urashaka kumbwira se ko bidatinda nk'ibyo tumenyereye mu mabanki? Ndakubwiye ngo hari umukiriya n'umutegetsi n'umwami rwose. Urumva iyo bikubwira ubu ndimo kuvugururisha ayo bampaye. Ngutize amatwi rwose. Niba ari ibyo reka nanjye nyarukireho ndebe ko nakwizahurira ubucuruzi bwanjye bucumbagira muri iki gihe. Waratinze ahubwo amafaranga yaheze muri banki yabuze abayakoresha. Nawe ugiye kwitwa n'amaganya nk'aya Yeremiya. Sinzi icyo wisize da. Ndakubwiye ngo abakozi beza bahari bakirana umuntu urugwiro rwose batabanje kumureba indeshyo n'imyambarire cyangwa intambuko. Bazakwakira neza utaho uyajyanye kandi unyuzwe rwose. Nibyo. Koze wa mugani niba waragiye wambaye ibyo bikoti byawe utajya ukuramo bakakwakira. Yewe ubanza ko abakozi biriya banki bazi cyabazanye. Ariko si ibikoti iyo shati yawe nziza wambaye iri mu busa n'ibikoti byanjye bibitse amafaranga ubwikiza ni iki? Uransinze rwose. Ariko ubundi muba mugira ngo ndimbe nkamwe b'abasore n'indukindi. Duterana n'inge mubi n'agakecuru kanjye nambariraga karitahiye. Ndabyibuka rwose. Nzajya nambara ibyo mbonye maze uzansuzugura uko nambaye. Nigeze aho nigejeje azaba ari umugabo. Duterana ndabikubwiye. Ikoti ryangeze aya ni amafaranga. Aya ni amafaranga. Mwiharira imbere harimo amafaranga. Ubwo urashaka iki? Wewe mwenye mari bajya bavuga rwose. Ngaho ndeka njye kwishakira iyo kamyo. Ndabizi ubwo ngubwo urashaka kuntaramo amagambo. Yego urakoze kungira inama kigabo. Reka mitera najyayo rwose nta handi nyuze. Uyagenda rwose ndakubwiye ye Ruterana sinjya mbeshya. Burya abasore bararimanganya ariko nta musaza wo kurimanganya rwose. Nakubwira uko byagenze. Ndebe ko nitunganyije neza nabonye uriya mugabo wa Tereza ari umusirimu cyane atancisha mu ijisho da. Tuvuta ku munwa turiho agapudire nako. Okay, ndumva nakwinjira nta kibazo. Karibu. Ese ni wowe Giko? Ni njyewe. Niko. Nari mbazaniye dosiye bari bampaye ngo muyisinyeho nyisubizeyo. Kuticara se ndayisinya mpagaze hejuru. Oya nuko numvaga gusinya bidatinda
numvaga rero ndi buhite nyisubizeyo kubera ko bari bambwiye ko bayishaka cyane nkumva kwicara atari ngombwa. oya yicara rwose unambwira amakuru uko stage irimo no kugenda. Niko Karame. nzajya mara ko kubafasha gusa ubundi muhite muhinduka abanyamahanga kuri njyewe. Kerekana icare kuko mubishaka ariko undi bari bambwiye ngo nyibangutse rwose. Sinakubwiye ukiza ko ari njye ushinzwe ubuyobozi hano. Burya rero n'uwo gutumye dosiye ndamuyobora. Humura rero ngaho mbwira uko stage irimo kugenda. Stage irimo kugenda neza muyobozi. Abakozi ba hano barimo kudufasha rwose uko bikwiye. Nibyo. Nababwiye ko tugomba kubafasha uko dushoboye cyane cyane wowe kuko kuko iki muyobozi? Ariko buri unamvuze mu izina ryanjye ntacyo rwose ntacyo bintwaye. Sibyo Mutete? Iwacu barambujije kuvuga abantu bakuru mu izina. Barakubujije ariko njye mbiguhiriye uburenganzira. Ndanze. Ndabyanze rwose niba ari kugira ngo nzatahane amanota make ya muri stage ngo ndasuzugura nkavuga abayobozi mu izina. Ndakwemera umwana ufite ikinyabupfura rwose. Uzi ko ndushijeho kugukunda. Murambeshye. Mwankunze ryari se mutari munzi? Nyamara buriya nari nkuzi nuko nyine ntari narakubonye amaso ku maso. Kubera kuri inshuti ya madamu rero yakundaga kukumbwira. Yakumbwiraga ko ngo ikise? Ngo uri umwana mwiza witonda wubaha n'ibindi n'ibindi. Ikindi nuko yanyeretse agafoto kawe muri telefone ye maze bigatuma ngira inyota rwose yo kwifuza kuzakubona umunsi umwe. None se umbonye wasanze mpuye nuko wambonaga mu ifoto? Oya. Bajye babeshya ngo ifoto irarema ariko njye ndabona rwose hari igihe ahubwo yerekana uko umuntu atari. Uri mwiza birenze ibikenewe rwose. Murakoze gushima nubwo njyewe ntabyibonaho. Ahubwo se ko nifuza gusangira nawe wabinyemerera? Simbizi muyobozi. Yego sha. Nyemera rwose nyuma y'akazi nze kukujyana ahantu tuganire nanakubwira uburyo stage nyine uzayikora neza kandi ugatahana umusaruro mwiza. Niba mushaka kumfasha sinabyanga ariko subwo madamu wawe amenye ko twasohokanye kuko ntiyabireba nabi ko ngenzwa na twinshi. Oya humura madamu wanjye aranyizera. Kandi rega sina ngombwa kubimubwira kuko burya si ngombwa kuri kose kuvugwa. Ngaho mbwira urabyemeze? Ndabyemeye nta kibazo ariko muyobo ntidutinde rwose kuko ntabwo nkunda gutaha amajoro. Oya humura rwose urakoze ahubwo ko ubyemeye nta kibazo uri bugire. Ngaho rero subirana iyi dosiye ubwo naho ku mugoroba. Ubu se niwambaza impamvu nayitindanye ndavuga iki koko? Ubabwire ko wansanze mu kazi kenshi ngatinda kukwakira. Hari ikindi se? Okay. Mana we cya kizamini naragitsinze. Wow! Wa mwana muhiraza ibintu koko ndabyemeye. Reka njye kumushaka musengerere fanta na mugenzi we Muteteri kuko hasi nari kuhikura iyo ntabagira. Nako nguriye reka muhamagare. Muhire! Muhire! Karame mata. Ngwino hano nkubwireye. Yewe naje. Reka nze mumbwire. Mwiri wariko? Wiriweho neza. Yego. Biti se wowe kutarimo kureba amanota dufite ntureba ko bayamanitse? Njye hari uwandebe yarambwira rwose. Ahubwo se we byagenze bite? Nizere ko ntaruhiye ubusa nguye ko hari icyo ukuyemo. Kugikuramo gusa do reba distinction bwa mbere nitwa njyewe. Ndakwemeye rwose burya ko kuri ikimene. Uramemba rero? Ariko ubu kuki Muteteri atari yarakungejejeho kare kose? Si ubundi ari ko mutari kumwe kandi mbona mutajya musigana. Yewe twarangije stage ku mugoroba arambwira ngo ntitutahane afitanye gahunda n'umuntu. Uwo muntu ni ndera? Ntabwo nzi rwose. Ko atari ushaka kugukuramo? Ndabeshya se buriya ni mu byumva kimwe wa mugani ya materime yanyu y'iki gihe. Ariko madamu nawe urasetsa rwose. Urabona umukobwa mwiza w'ikizongereza nkuriya icyakaka ndetse urabona namwigondera koko. Wembeshya iyo muri kumwe ndabitegereza nkabona hari ikintu hagati yanyu. Oya reka rwose ni kandi simbeshya
ni ibisanzwe rwose pe singiye kukubeshya n'ukuri gusa aranyemera kubera ko kuva twatangira kaminuza tukamenyana ntahwemye kumufasha mu myigire ye by'ukuntu akwemera ku bwenge ubanza icyo wamusaba cyose atagusubiza inyuma ndabeshya kahore guseka si uguketse iki ashe kwegera nyoni nyinshi oya ni ukuri mbwira erega jya unyibwirira mwese mwabaye abanjye none se nkubwira iki kandi ubona se atungana yego nyine nta numa y'inyanda kumamera se hari icyo nakubwiye karya imboga mbisi rero ngaho rero mbwira urashaka ko nguhenda iki kuri iyi distinction ngejejeho ntarayigeze se buriya kuba mwaratuboneye stage ahantu heza nko muri iriya banyizwe ntibihagije ndumva nawe naguhera mpembesha rwose oya bihaze ko ari ubufasha nabahaye nk'uko abantu bafashanya mu buzima busanzwe biriya birahagije kandi ntiyibagirwe ko ugiye no gutangira kundodera igitabo ibyo ndabizi ngomba kugufata neza rero birenze ibikenewe gusa kandi babwira ngo mumpembe igihugu icyakora munkubise muri iriya bimu yanyu mukanyumvisha umunyenga singiye kukubeshya ubwabyo byaba bimpaye uzi kuvuga bimu ukagira ngo ni fisi wanjye niko ubwo urumva umunyenga mu modoka yanjye ari wo wakugwa neza ahubwo se niba utakwifuza kwicara iruhande rw'umudamu mwiza nk'abamutwaye mu modoka nari nzi ko igitsina gore aricyo gikunda iminyenga none nsanze imisozi yose ari nyarusange pe si umunyenga uvuga ndawuguha urumva ngire ko n'akandi kantu nakubwiye akandi kantu kunteye amatsiko yagire nyine ntacyo ariko tugenda ubwo ndaza kukabona mu kanya maze ashire wowe bimparire gusa uyu mwana ndamugira ntera mva ko nigenje rwose iri ni ihurizo azi ko ndi umuntu ukomeye muri iyi banki ko icyo nshaka cyose ntakigeraho none se nisuzuguze se kandi ndi umuntu w'umugabo oya kandi nanjye ubwiza bwe namubonanye sinabuhara hapfa wavutse ndakora amanyanga yose ashoboka ariko mwinjize mu kazi ibyo nimara kubikora azaba ubaye uwanjye wese nawe tumuburana rwose kandi ni nukomanga yaba isi ari we mugira nkirebera ubwiza bwe ariko ubu sinasazira injira muriho komera Michel we humeka umeze mutese turaho ntarimba kumbuye pe wakubwira ukuntu ahubwo uje nk'ukeneye nibyo aho gushyiramo ikari hatagira uturogoye kuko idosiye nshaka ko dupanga ko rwose irakomeye kuneye ubwoba nizere ko abagenzuzi batagiye kuza ahangaha kandi madamu wawe ataragarura aya mafaranga yewe humura n'iyindi dosiye idafite aho ihuriye n'iyo ahubwo se mu ntara biragenda urabona abakiriya bakomeje kwiyongera gusa mfite umukobwa dukorana hariya witwa Bera Ababyeyi uburyo yakira abakiriya n'ababarizwaga mu yandi mabanki duturanye baraza kwizira rwose ndakurahiye nuko rwose nuko utazonshaka kuguha rero ni umushyitsi wawe u Rwanda rwose rurimanukira ruza kubitsa mu ishami ryawe uyoboye murashaka kwangaje abandi bakozi se ariko twe nta mukozi dukeneye turihagije wumva Mishe ndakumva nubwo ngukuriye mu kazi ntacyo naguhisha hongeraho ko poromosiyo nabonye yo kuyobora ishami arimwe rwose nyikesha uretse ko nanjye nyine ngufatiye runini ntubyibagirwe ndabizi ko ntacyo nakunganya sasa rero ndakumva n'ubundi umuntu yishimaho yishyikira hari umwana usa na bike hano rwose uri muri stage kagira inkuru ndakubwiza ukuri rwose nkimubona ubwa mbere numvise mbuze amahoro ubwo si umukobwa waruta umugore wawe Tereza Sate koko byibaze nawe umwana nabonye nkava mu byanjye uzi ko abampiga mu kugira umugore mwiza ari bake ariko abagabo ntawe uzabashobora kabisa ubwo rero ugamije kumugira ibiro bya kabiri
urevugisha ibyo ushaka kuko ukishakisha ntacyo urageraho gifatika mu buzima ngo usigare nanone ushakisha ibyishimo mu byo wakoreye. Umva sha, ndakumva. iyo wihaye uba ugomba no kutiheza imbere y'ibyiza Imana yaremye nka Muteteri yo Gateta. ndumva waratwawe. Gusazi urujya nkwaranja muri byinshi. urumva iyo dosiye y'uwo mwana wawe tuyigira dute koko? Umva, ndakumva. hari ahantu hakenewe umukozi ushinzwe inguzanyo muri indi shami naryo riri mu ntara nk'iryawe. kubera ko ari wowe nisangaho, ndakumva. ndashaka kukwaka uwo mukobwa ufite bera ababyeyi tukamwoherezaho, hanyuma we ngahita nkora amaguye nyine nkakohereza Muteteri wanjye. ubwo urumva utabuduye mu kikuko bose ututwara umukozi wacu umenyereye akazi ukazana umuntu wiga nk'uwo nguwo koko? ni umwiga nyine, kandi niyo mpamvu nshaka kumwoherereza umuntu wanjye nkawe kugira ngo uzamumfashirize nyine nawe akamenya. yaguma akazerega iyo umuntu yakagezemo aragatumika. ni uko gutegeka gukubita uryamye, ariko ubundi sinari kwemera pe. wongeye gutangira kumenyereza umuntu akazi nari mfite inararibonye. humura nawe nzakuba hafi ku buryo nta kibazo uzagira. niba bera ababyeyi wawe hari ukuntu wari utangiye kumwiyumvamo nzamukugarurira hanyuma, ariko wanjye nawe yamaze kwinjira muri sisiteme. simbizi, wenda nk'umuyobozi ufite uko uzabigenza, ariko waduha wagira cyane tugarabera ababyeyi tuzishima kimwe n'abakiriya bari bamaze kumwiyumvamo. humura rwose nzabikora uko ubyifuza, ariko mfashiriza umwana nawe ajya ahabona. uzi kunanirwa guha serivisi umuntu ugufata nk'Imana imbere ye? naba ngayitse kandi narihaye. saro nanyuze ahanga ku cyicaro gikuru, nangaga kugenda nanyuze mu biro byawe ngo ngusuhuze nubwo nsanze nawe wanyifuzaga. urakoze cyane rwose. ahubwo mu minsi iri imbere nziyiba n'uwo mwana nyine tuzane iwawe mu ntara, udufate neza munakunde mumenyane kuko agiye kuba umukozi wawe nyine. abasiribateri twararushye, ubwo urashaka kunzerereza ngo nzabahe rugari? icyo ngo ukundira wumva vuba rwose. akira afatanira 10 uze kugura akantu ugeze mu kagi kanyu, ntuze ko umujyi nyine ari umwe mu Rwanda. se wowe wabitangiye? ariko mama uri ikigome. ahubwo ubwo se kuki utantegereje ngo dutangirire hamwe? nari mfite ubwoko muri bwisubiro bakabinyambura kuko sinamenyereye gusengererwa nawe ibiryo bisobanutse nk'ibi rwose. iyo utese ugateteshwa utetesha n'abandi. urashaka kuvuga icyo ahubwo? none se nigize nkubwira umuntu twari dufitanye gahunda cyagiye nyine ugera ku ishuri ukantelefona ko amanota bayamanitse? ntabwo ubyibuka? apfa kuba atari ikigabo kuko n'uwese ngiye kukubeshya nababara, kandi nzi ko kugeza ubu uri uwanjye. oya se kandi ntubizane. ndi uwawe se warankoye? kandi menya ko ngufata neza kubera serivisi umpa, kimwe nuko ntaheza undi umpa iyindi wowe utabashije kumpa. murabuzwa n'iki ko Imana yabihereye imari idahomba? ngaho nyegurira. wakabimenye se? ubu se nari kuba ndi igitegwajuru ukemera kundodera igitabo nta kashi nguhaye? icyo cyatumye rero wemera kundodera igitabo ku buntu. ni nacyo kigiye gutuma nkubonana akazi kandi twarazanye muri stage. ndakwemeye ntutinzamo. nta mikino nyine. aka kanyuze utangira gutekereza iby'akazi n'igitabo utaraganya kukivuga? mbaza igihe ngomba kugatangirira, ahubwo ureke kuzana ibyo kugatekereza. cyangwa kodera ntiwajya kunyirataho ngo uzantanga kukabona. hagarara nkwereke rero. ariko se utazanye ibintu byo kwirarira ukabonye muri microfinance yawe? ariko urasuzugura koko. noneho uzi ko iyi banki dukoramo stage ngomba kuyisohokamo gutya gusa nta kazi mbonye? shawe kwishunga banki ikomeye nk'iyi dukoramo stage ntiwapfa kukabonamo rwose. nta burambe wibitseho, icyo kimenye. akira dutege se ejo nzakubwire ko ndi agent de credit ahantu muri iyi banki wowe ukimangamanga.
se tuvuge ko arahora uzaba werekanye ikihe gipapuro utagira. none se ninjye munyarwanda waciye umugani ugira ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma? yego rasi. menya ko mpagarikiwe n'ingwe we. kagira inkuru rero ko ntacyo ujya umpisha si yo ngo shaho wayimbwiye. ndayiguhishira iki? utege amatwi unyumve. n'aya turimo kurya se ko ariyo nyakesha ubwo urabaza iki? ni shefu d'administration wa banki sha. hoshi igenda wimbeshya. nkubeshyira iki? umugabo wa Tereza se niwe ukaguhesheje? nanjye madamu ndamurakariye rwose. umurakariye kubera iki se? ubu se ageretseho kugusabira akazi umugabo wansigiye iki? kandi ngiye no kumudodera igitabo. reka umunyarwandakazi ntazi n'igihugu kirwana n'ikindi rwose. none sha waba ushaka kumuca inyuma n'ineza yatugiriye adushakira sitaje. none se sha imboga zaza zikwizanira ukanga kuzirya kandi ushonje inzara irimo kukubaga. waba warabuze ubwenge nawe cyangwa ntabwo uzi ko na za masters abantu bazegamanye babuze aho bazerekeza? ibyo byo ndabizi. none rero karanyizaniye na lisansi nkirwana nayo ntarayibona maze nihe kuzana iby'inka yarembye. barakubeshye. ariko wa mugani wawe ndakugarukiye. mwese ko muri abantu bakuru se buri wese azi icyo ashaka. ubundi nahasaraga rwose. erega uri umujyama wanjye wumva vuba. ntubizi se? humura uko wantunze mu byiga umpeka uko ushoboye nkaba nshyize nkagera mu wanyuma ntabitekerezaga. nanjye ngiye kubikwitura ngo utunge ku ikofi yanjye kugeza nawe ubonye akazi kawe. ubwo se urumva tutaguriranye? nibyo ko reka byatangiye. reka turangize kurya dusubire mu kazi uranyemeje. gusa nanjye madamu wamfashe neza kubera distinction namuhesheje muri cya kizamini. reka cyane rwose. ubwo umugabo we yaragufashe neza nanjye nari ndimo kwaha ko umugore wangurira kuri buri kantu kose. iyi ni famiye imana yatwihereye ngo tuyikame twicecekeye we. utifite n'akantu. niko nizere ko nawe udafite umugambi ugayitse ariko wo gucyura umugore w'abana bangahe? mva mbese wese ko ushaka gucyura umupapa w'abana bangahe? byihorera nta mugabo usaza hasaza mu mufuka we. ikindi kandi ngewe icyo mutezeho si ukunshimisha kurahari nawe urabizi. mbakundira. urumva nyine ngewe icyo mutezeho ni kashi. urumva amafaranga kandi yatangiye kuzimpa n'akazi agiye kukanyinjizamo byari indoto kuri ngewe. ikindi nshaka ni iki? akazi ko wakabonye nanjye se ko mpari yamukamemo nanjye mire. ye rwose. ariko sheri ko niba ushaka guhita wisinzirira kandi hari ikintu nashaka ko tuganiraho. iki se ko nawe ushaka kunyiburiza kwiruhukira n'umunaniro w'akazi kabanye nawe utayobewe? oya sheri tugomba kuganira. ndagira ngo mubaze ikintu kimwe gusa nukinsubiza uhite wisinzirira nakubwira iki? ngaho mbaza sinishoboye. babarira umbwire kandi ntumbeshye kuko mbikubwiye umutima wenda kungorana pe. utangiye kuntera ubwoba se? oya agiye gutera ubwoba yenda ubifitiye igisobanuro njye ntazi. niko nguteze yombi mabusha. ubona urukundo rwacu rutarakonje koko? aho niba usigaye ufite abandi bakwitaho nkaba ndimo kubyina izaharurutswe. kubiseka se kuyisekera se ese nibyo nibyo nyine. ubibonera hise ko rwakonjera kuko nagufataga se kutigeze guhinduka. kangahe se usigaye untera umugongo wagira ngo uranahindukiye ukamera nko kubipa utarabyigeze. babarira umbwire sinyigushimisha. yewe ariko ushakira ibibazo aho bitari koko. ubu se wowe akazi ka banki n'umunaniro wako ntuwuzi koko? ni wari umaze iminsi muri sitaje ugakora? mvangarazana urwitwazo mbese akazi ka banki se nirya rutagakoze kutifata akazi nk'uko usigaye wifata muri iyi minsi. babarira shano ukora byose n'umunaniro ubitera. ahubwo ndaza kwaka konje ndebe ko nareba rwose uko naruhuka ngira nkigaramo ubumuntu. niba ari ibyo ndakubabariye simbizi. nabonaga wifata nk'uwakoresheje ingufu ahandi ukaza uje kuryama gusa. humura sheri sinabikora rwose. ahubwo sinigeze nkubwira ko muri iyi minsi twangaje
maze umwe muri ba bastajiyeri wampaye agahita agashinguzamo. ubwo se urakomeje tuba tutaranadefanda ngo akazi cyakora niba ari muhire ntapfa kubyemera kuko yifitiye ubwenge karemano. wapi yaritinya uzi umwana w'umukobwa bari utinyuka rwose abatanze dosiye. muteteri se? muteteri nyine. hari undi mustajiyeri wundi ze wampaye atari we. washurambeshya si we. muteteri se nawe wibereye mu mugongo wa muhire nkanjye yakwishoborera iki mu kizamini nk'icyabanyizwe nk'iriya yanyu koko? ndakubwiye ngo icyo nakoze no kugira ngo dosiye ye bayitoranye mu zindi. umuntu nari nazaniwe na madamu kugira ngo atazakugaya nyine ngo ntacyo namumariye kandi ndi umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru. ni ukuri nubwo bintunguye warakoze pe kuko abana biga ubu baba bafite ibibazo byinshi. agize amahirwe kurangiriza kwiga mu kazida mu gihe abandi babanza bagateseka kugira ngo bazageho igihe bakabona. byongeye muri banki izwi nk'iyanyu. ugomba rero kunsengerera kuko nagufatiye umwana neza. nzagushimira ubonye naho umpagarikira muhire urimo kumfasha kwandika igitabo. humura rwose icyifuzo cyawe kiba ari itegeko ku mugabo wawe. ngaho rero nyigira bari gukomeza kuvuga ngo ngutere umugongo. ko ndeba ko naje naka katoroshyera mbega amadosiye yaka inguzanyo ndunze imbere. gusa uyu nasimbuye yabigenza agate ko ndeba ntazabivamo ra. reka mbe nicatingira na bosi wanjye wakanteretsemo nanamubwire niba bishoboka bazampindurira akazi bampa katarakitesha mutwe nk'aka ngaka. kwanza reka muhamagara ariko ubundi ko nta mayinite yanjye nkoresha n'ubundi ari telefone y'akazi. asiki ndaguhamagaye njye nitwa muteteri sinjya nyine. alo ninde tuvugana? ariko shu na n'ubu koko nturafata ijwi ryanjye kuri telefone nanjye ndabyanze maze. sha ntukarakazwe n'ubusa icyangombwa ni uko umenya ko ari umpamagaye kandi nkaba mbyishimiye. niko umeze uteze akazi karagenda inguzanyo urimo kuzitanga neza? sha ni ibya nta kigenda nyine sheruza amadosiye yarunze imbere yanjye sha ni ukuri birarenze. wakariraga ugira ngo uri shokora uriranga ahita nyigushakira ukamwenyura. wapfa aho ni ukuba ukifasha nyine ukagaragaza ko akazi wakabonye ugakwiriye. ibyo tubyihoreye ndumva nkwikumburiye. sha ukumbuye vuba ra ejo bundi ku gicamunsi twari kumwe nageze mu rugo nananiwe. hoshi nibyo se? maze nageze iwanjye ngwa nk'igiti uzi ko madamu atangiye kunyeka amababa. nibyo rwose atangiye kubona ntakimwitayeho. niyihangane niwe wakunyihereye rwose. ahubwo se sheri muri wikendi wamubeshye ko uje muri misiyo mu ntara maze tukiryohereza wikendi yose. si ubwo winjiye ari nduguhaye karibu ntabwo ubona ko ndi kuri telefone uhamya aho ngaho. ndategereza uyiveho ariko singomba kuguma inyuma y'urugi kandi nta wundi mukiriya wakira. nite ko wimyoza umwana nzakoresha ibishoboka byose nze twirirwane muri wikendi yose. sheri ntabwo yari wowe rega ni abakiriya ba hano babantesha umutwe. gusa ndishimye ko muri wikendi nta rungu nzaba mfite sheri. reka nkureke wakire abakiriya rero ntazatuma wica akazi kandi ariko kadutunze. bayi bebe bizu. bizu sheri. niko abakiriya nkamwe mwinjira ntawe ubahaye karibu mukomoka hehe? se muko bite kuje nabi koko niko uwari uhari isuku yatwakiraga nta soni nukubwira abakiriya. isoni z'ikisi kuko mbujije kwivuganira n'uwo twavuganaga. ngaho mbwira ikikugenza ureke gutangira kunsomera nk'aho ari we wampaye aka kazi. mwavuganye se nyuma y'akazi nta soni. ngaho se mbwira icyo unshakira. uko numva bitazorohara narinje kureba aho mugeze mu mpinguzanyo natse. ibyangombwa byose twagutumye warabizanye se? narabizanye keretse niba hari ibindi wongereyeho aho ugereye hano kuko wasimbuye yari yambwiye ko byose byuzuye. niba warabyujuje rero nyine genda utegereze igihe kizagera tuguhamagara uze ufate inguzanyo yawe.
none se rwose ko wasanze dosiye yanjye narayujuje hasigaye kumpa amafaranga ukaba urebaho igihe kigeze murabona mutarimo kumpumbya koko mukazayama ntacyo kimariye. ariko wa mugabo we ubanza ari akamunani unshakaho. Kamunani se ubu urabona aya madosiye yose andi imbere yawe ariyo kamara. ariko izisishanura urabizi uzi n'ibindi aho bigeze muzayime cyangwa muyireke simbasenga urumva niba ariyo mikorere musigaranye simwe mwenyine banki tugira muri uyu mujyi wacu urumva tuzajya n'ahandi. muzagende hari amaguru tubafashe se aho ntiwagize ngo niwe mukiriya wenyine tugira muri iyi banki yacu. aha iyi mikorere uzagenda umpime maze uzarebe ko ukwezi kudashira ngahembwa. abakozi baragwira koko baragwira pe muko ndagiye nongera kumbona imbere yawe oya watinze ahubwo watinze genda asiki. nishyane umushenzikazi ansuzugure nk'aho ntunze koko aho ntagira ngo inguzanyo yabo ntayibonye napfa. reka nivugane na Ruterana mucuti wanjye ndabona ari ku mazu ye mubwire ryo ngushishe itangaza rwose. komera Rutera. ariko nyangwe ko umuntu uhana imodoka yawe nk'aho ari cyo mwapfuye wende muhuye ukurakaje muri aya masaha. ndeka muzehe ibyo mpuriye nabyo muri iriya banki yacu twibwiraga ngo yatubereye igisubizo n'agahomamunwa. ngaho da bigenze biteze kandi kunzi ko nta hantu wakira neza abakiriya nko muri iriya banki iriya shami. mbikubwire gute se umwana w'umukobwa aransuzuguye haburaga gato ngo nshyire mu maso uzi ukuntu byagenze. ubwo ni wa mukozi mushya wahaje numvise ngo umwe twari tumenyereye witwaga Bera ababyeyi bamwimuriye mu rindi shami. ngo iki wahora n'iki ko bimuye marayika bakazana rusuferi nzima karera mpi wahora n'iki wa mugabo we niko ye Rutera naho bigeze niko bimeze nya wahora n'iki rwose naho bigeze ubwo urumva ko uwo mukozi mushya bamugiranye na rusuferi yigendera. ibaze nawe umuntu ari mu biro abantu batonze umurongo imbere y'ibiro bye bategereje ngo abakire nta n'ibindi yibereyemo ari kwiganira n'inshuti ye kuri telefone ntacyo yitayeho rwose. ibyo ni ibiki bije kwa Michel Mwokagira Imana nk'uko tutari tubihazi. ibyo gusa iyo aba atagerekaho no kuvuga nabi se ngewe ubwo sinihanganye namwinjiranye ari kuri iyo telefone yiwe uzi ikintu yakoze yahise yimyoza nkaho muteye iseseme. uwo mukobwa arakanyagwa aragatsindwa ko numva afite agasuzuguro nk'ak'imbwa iryana nta soni akimyoza imbere y'umukiriya kandi agomba kumwakira. hajya ngo barashishikariza kwakira ababagana na yombi dore niba bashishikariza simbujije. ngewe nari nzi ko inshuro birirwa bakangurira abantu kwakira ababagana na yombi nta muntu muri iki gihugu rwose ukifata nk'uriya mukobwa bazanye muri iriya banki. none se ndagira ngo umbwire byibuze yaguhaye ibyo wifuzaga nyuma yo kuva kuri telefoni. ngwiki abimperekeze yanshunagurire se ngataha numva ntabona wagira ngo niwe nkesha amaduka yose mfite muri uyu mujyi. none ko numva agiye kutwangisha iriya banki kandi twayikundaga turayivamo rwose. niko bimeze da n'ikimenyimenyi nuko amakonti yanjye yose ngiye kwimurira mu yindi banki sibo baturekera amafaranga bonyine sike nguko riruka abakozi bahumbya bashibuje si uko se nyine ubu se twese nituyishyiramo bazacuruza amafaranga bakuye Rutera na yanjye ndayavanamo. ariko uzi kubona umuntu amadosiye yamurunze imbere yabuze icyo akora yibereye ku matelefone gusa ariko buriya barakoze ikizamini nk'abandi kimwinjiza mu kazi simbyumva. oya mwihurira amafaranga yacu turayakuramo kandi barayifunga tuyavanemo wasanga ari bya bimenyane bajya bavuga. ni gute wakangaje umuswa nk'uwo nguwo utazi kwakira abamugana kandi hari abashoboye akazi hanze ahangaha bakabuze. yewe ngewe nkubwiza ukuri rwose icyemezo nangiye kugifata ngomba kuva muri iriya banki nta kundi bimeze. ahubwo niba hari icyo waba wasaguye uvugurura amazu yawe wampaho nkizanira akamari nkazagusubiza bidatinze. none se ko ibintu ari magirirane si uko se nta kibazo rwose. nuko ye hari utumiliyoni nka 15 nari mfite kuri konti nuko twaza kureba nkagufasha nawe ugatera imbere. nuko ukagira Imana we cyakora sinzi uburyo abacuruzi bo muri uwo mujyi tuzagushimira rwose uzi ko benshi twazamuwe nawe. oya nta kibazo oya ibyo nta kibazo rwose mwana nta kibazo ibyo ngibyo mwana wanjye reka agenda byina mvamo hari uko se abantu b'iki gihe babaye bampemuke ndamuke si uko se kugira ngo hari utafasha umuntu urimo gukora nayo ngo yiteze imbere. nta mugabo umwe rega cyangwa nkubwire
rutera nibyo nakoze narabikoze warabikoze rwose reka hasigaye mfashe namwe mukiri imyiga guhuma yenda twazabona abadusimbura mu gukora ibyashara ejo hazaza umujyi wacu ugakomeza gutera imbere icyo ni igitekerezo cya kigabo rwose pe namwe mugakira rwose bana banjye mugakira igiti faranga mbega umunaniro kubera kurara Munega na Muhire noneho sinza ko uyu munsi aho ngahera rwose sikimbona ku meza yanjye ni ikidi ko mbona kimeze nk'ibarwase reka ndebe iki kuri Mademoiselle Muteteri mwandikiye ngusaba ibisobanuro ku mpamvu ukererwa kenshi mu kazi kandi ukaba ukomeje no gutinza amadosiye y'abakiriya asaba inguzanyo aho ntibandebera di ubu si uyu mushenzi we ngo ni umuyobozi w'ishami anyandikira nsaba ibisobanuro nkandi ubu se aho nangarijwe arahazi cyangwa reka njye mu biro bye ariko musomere n'undi munsi ntazongere kuntinyuka kunyitegereza ntunzi nayoboye benshi ariko wowe rwose ndabona tugiye kunaniranwa hakiri kare nta soni ukabwira umuyobozi wawe gutyo bana abayobozi ba hano muri abayobozi ntimugasekwe ariko niba unyifuza wazabimbwiye neza twareba ko tubigenza ariko ukareka kumpoza ku nkeke uzabaze ngira uko ngenda ariko se mu by'ukuri urakajwe n'iki umukobwa mwiza ubu se aya mabaruwa ya buri munsi utangiye kunyandikira nahamura iki njye nakwandikiye ngusaba ibisobanuro ku mpamvu ukunda gukererwa n'amadosiye arunze wawe ku biro utararangiza ndakubeshyera se gukererwa si iminota 3 cyangwa 5 nkunda gukererwa niyo yatumye nyanduriza dosiye bene kariya kageni none se noneho ngenza mu kazi nsa nabi niho nzaba mpeshera agaciro banki yacu yubashywe muri iki gihugu ra wakamenye se ko yubashywe maze nawe ukayubaha ukora ibyo ugomba gukora ku gihe ariko ubundi waje uzi icyo uze gukora ahangaha ariko ubwo uzubwira gutyo cyangwa ntawuzi wowe ko wabonye nza gukora uzi uko nahaje uzi uko naje hano wowe uko waje ariko uri umukozi mu ishami nyobora niba rero nkuyobora ugomba gukurikiza amabwiriza ngo ndakubwiye ngo barakubeshye uranyumva ariko uzi ko iyi baruwa yanyandikiye umparabika nyigejeje ibukuru byakugwa nabi ngo byangwa nabi aho nugira ngo njya nkangwa n'iterabwoba ry'abantu nkamwe niba waraje gukora akazi gakora uko bigomba ureke kutuvangira cyangwa ubwira unkangisha bakujyana ahandi ujya uzahuza n'abayobozi wifatira mu gapfunsi uko ushaka rero numvise abantu ba hano mwese n'abakiriya munkangisha bera ababyeyi naje nsimbura nkaho ntegetswe gukora nkawe bera ababyeyi nibera ababyeyi di nanjye nkaba Muteteri uranyumva uteze amatwi akazi yakora gasaba ubwo hari na kimwe cy'ijana ufite iyo banza ukiga ukamenya maze ukabona kuza mu kazi uzi ikikuzanye mishe nukumbwiye mishe nuko nkubwiye nyine ubu se nyobeye ko kenshi biba byagucanze uri mutesha abandi bakoze umutwe ngo bakubwire uko ibintu bikorwa rero kubera ko bigira akazi aho bagomba kugakorera ariko mishe uranyuriye ngo ndi umuswa ikizamini natsinze nza mu kazi se niwe wakinkoreye cyangwa babarira wavuga y'inzuki ntibwaribwa uko waje se wibwiye ko ntabizi none se niba ubizi kuki utabinyubahira nyamara ushatse wacisha make mishe kuko nshobora kuguhagama wibwira ko ndi umugererwa wawe ndakubwiye ngo genda usubize iyo baruwa uko nayikwandikiye kandi uyo kopi abayobozi bose nabimenyesheje nta kindi ariko uzi n'ibindi kugira ngo umenye ko ntari mugenzi wawe kugira ngo kandi umenye uko naje n'undi munsi ntuzongere kunsuzugura uko wiboneye mishe do iyi baruwa nyiciriye mu maso yawe maze ikibyimbye kimeneke ndayiciye do Muteteri nuko bigenje nuko mbigenje harya ngo uhagarikiye n'ingwa aravoma wakabimenye uratinyitse ucira ibaruwa mu maso nakwandikiye ngusaba ibisobanuro by'imyitwarire yawe mu kazi koko ndayishwanyaguje ugenda undega aho ushaka reka nkubwire kandi ubyumve ukuri guca mu ziko ntigushye kandi agakambye ugatega iminsi reka tuzarebe ufite ukuri mvira mu biro genda umva ndagiye sohoka se nyine mvira mu biro se nimvira mu Rwanda ndagiye genda
iki gice cya mbere cy'umukino agakambyo gatega iminsi wanditswe na Munyaneza Innocent mwumvisemo Muteteri mwakiniwe na Nyirarukundo Savera, Muhire mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Tereza mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Gatama mwakiniwe na Hobuko Hyacinthe, Michel mwamukiniwe na Ndabanani